Yesu Kristo akuzwe. Nta muntu rero n'umuhejwe ku byiza bya Roho Mutagatifu. Ku munsi wa Pentekosti baravuga ngo bose buzuye Roho Mutagatifu, nuko bose buzura Roho Mutagatifu. Uramenye rero utazajya ugwa mu gishuko cyo kwikura kuri lisiti y'abantu Roho Mutagatifu ashobora guha ingabire ashaka kubaha, kandi kugira ngo bazikoreshe bagirira akamaro abandi muri rusange. Nta muntu n'umwe wavutse Roho Mutagatifu amusendereye. Nta n'uwo yabwiye ati ni wowe nzasendera gusa. Yasendereye abemera bose. Asendera abemera bose. Niba rero wowe urimo kumva ibingibi, umenye ko nawe Roho Mutagatifu ashaka gushyira mu mutima wawe ibyari bitarimo, cyangwa se gukuza ibyarimo, kugira ngo nawe wishimire kumva ijwi rye mu mutima wawe. Ingabire rero ngira ngo tuzirikaneho kano kanya, kandi nyuma tuze gusaba Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu, kumusaba Data mu izina rya Yesu, kumusaba Yesu mu izina rya Yesu. Ni ingabire bita y'ubumenyi. Ubundi umuntu ashobora kuvuga ko twebwe nta magambo dufite akwiriye yo kuvuga ibyo Roho Mutagatifu akora. Yavuze ati kanaka afite ingabire y'ubumenyi, se baba bashatse kuvuga iki? Uwo muntu bimugendekera gute? Ese wowe ubura iki kugira ngo bikugendekere gutyo? Ese ahubwo wowe wakora iki kugira ngo bikugendekere gutyo? Nicyo Roho Mutagatifu ashaka kukubwira. Reka ngaruka ku cyo nahereyeho, wikumva ko ari ibyabamwe. Yewe umuntu ashatse yavuga ati si n'ibyo abakarismatike gusa. Reka da, kuko Roho Mutagatifu ntabwo aba mwivugururwa muri Roho Mutagatifu gusa. Roho Mutagatifu ayobora n'abarejiyo ba Mariya, Roho Mutagatifu ayobora nabo mu yindi miryango bose, abakristo bose muri rusange bamwirekuriye. Ndetse ahubwo nta mukristo n'umwe ubaho Roho Mutagatifu atamuyoboye. Nkuko Pawulo intumwa nyine yatubwiraga Manyaroma 8:14 kugera ku 17 ati umuntu uri afite Roho wa Kristo uwo ntaba ari uwe. Niyo mpamvu rero nta ugomba kwiheza. Ushobora gusanga iki kiganiro wenda abantu bose bumva ibyo bakarismatike bitabarimo bahunga ikiganiro nk'iki. Nk'abantu tuvuge b'abasaseridoti, muri iyi minsi nkunze kubabwira nti cyase buri musaseridoti iyo ngabire y'ubumenyi arayifite. Ariko ikibazo aho kiri ni iki? Kumenya kwikoresha. Ese kugira ngo igende ikura, kuko iyi ngabire idakoreshwa igenda isinzira. Niba twavuga gutyo mu magambo yacu, kugeza igihe isa naho yamukamutsemo. Niyo mpamvu kwinjira mu makoraniro asengera muri Roho Mutagatifu ari ikintu cyiza. Bamwe bahura buri cyumweru bahamagara Roho Mutagatifu, batega amatwi ijambo ry'Imana, kuko niho ingabire zikurira. Ibyaro byose rero hari umuntu wanga rwose amakoraniro nk'ayo abikuye ku mutima, akaba yarazinutswe icyitwa abakarismatike cyose, uzashinga ikoraniro ryawe mu rugo iwawe, mu baturanyi, mu muryango remezo, mujye mwiyambaza Roho Mutagatifu, mumusabe kubayobora. Yesu yaravuze ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Muri Mateyo 18 kugera kuri 20. Namwe nimuterana mu izina rya Nyagasani Yesu mukiyambaza Roho Mutagatifu, nta gushidikanya azabigaragariza. Muri rusange rero buri wese ku rwego rwe, usibye n'abasaseredoti kuba yarabatijwe agakomezwa, iyo ngabire yifitemo. Kubera ko igihe ukomezwa, igihe ubatizwa, igihe ukomezwa by'umwihariko barayigusabiye. Ariko ikibazo
nicyo nari maze kuvuga. Iyo ngabire iragenda ibitovu biyirengaho kugeza igihe nyine cyangwa se ubwawe ntumenye nuko ese ni ibiki birimo kumbaho biteye gute. Nta kanya rero ko gutega amatwi ku bantu bamenyereye gusingiza, gukora isengero ry'ibisingizo nkuko twigeze kubivugaho nyine, atari ugusengera mu mutwe ahubwo no gusengera mu mutima. Icyo Roho Mutagatifu agushyizemo akaba ari cyo uvuga, kumva mu mutima wawe hazamutsemo ijambo ryitwa ibyishimo. Ubwo igisingizo cyawe kikaba ikihe? Dawe, ndagusingiza ko ari wowe byishimo byacu, niwe wenyine soko y'ibyishimo nyakuri. Dawe, singizwa dawe, nta wundi ushobora kuduha ibyishimo dawe, uretse wowe, singizwa dawe. Urumva ingabire rero z'ukuntu Roho Mutagatifu atubwirira mu mutima zirashamikanye cyane. Nta mugayo kandi ni umuntu umwe uzitanga, zifitanye n'isano rikomeye. Ushobora kuvuga uti ni abavandimwe, nkuko bavuze ngo hari ingabire 7, ni abavandimwe 7 mu mpanga, ariko mu by'ukuri si 7 gusa, ni 7 inshuro 70, ni ibihumbi n'ibihumbagiza. Ingabire za Roho Mutagatifu ntizibarika. Uko rero umuntu ashobora kwinjira muri iryo banga rya Roho Mutagatifu, navuga muri make ni ukumukingurira umutima ukamwiyambaza kenshi, noneho rero ukamutega amatwi. Ariko se Roho Mutagatifu avuga ati iyo rero ingabire y'ubumenyi itangiye gukora, ni igihe cyangwa se wowe mu by'ukuri ishobora kuba yakoraga ariko wowe utayumva. Iyo utangiye kumva ibyo Roho Mutagatifu yashyize mu mutima wawe, ugashobora no kubitambutsa neza, ya ngabire irushaho gukura kuko birimo ikoreshwa. Hari rero none abandi bantu bagiye bumva mu mitima yabo ariko bakicecekera, igihe kikagera uwababwiraga akareka kubabwira kubera ko batarimo gusohoza ubutumwa. Ni byiza rero ko umuntu ashobora gutambutsa ibyo Roho Mutagatifu yamugejejeho binyujijwe mu ngabire y'ubushishozi, nayo ivindi imwe niyo y'ubumenyi, ariko ntibiguheremo uko byagenda kose, kubera ko ingabire yose itangirwa akamaro rusange. Nyagasani Yezu rero yasendereje Roho Mutagatifu kuba mwemera, na n'ubu kandi aracyabikora. Ingabire rero y'ubumenyi ntabwo ari ibonekerwa. Ati nabonye ibintu iriya, nkuko cyangwa se bakunze kuvuga ngo ku muntu ufite ingabire y'ubumenyi ngo kana karabonekerwa. Ntabwo ari ibonekerwa, ni ubumwe. Roho yacu yunze na Roho Mutagatifu ku buryo ashobora kutuganiriza mu mutima wacu, akatwereka. Muri iki gihe umuntu yavuga ati mu mutima, Roho Mutagatifu akakwereka nk'uko umuntu areba kuri ku kibaho bandikaho, uvuze mu buryo bwa kera, ariko noneho kiriya kibambazi cya televiziyo niho umuntu akise gutyo, cyangwa cya telefone, cyangwa cya mudasobwa, ureberaho amashusho. Mu mutima naho
icyo kibaho, icyo kibambasi cyangwa se aho hantu ho gushyira ubutumwa, umutima wacu urahafite, kandi Roho Mutagatifu waharemye arabizi. Niyo mpamvu rero Roho Mutagatifu mu byahishurira abashaka akoresha aho hantu. Ntabwo ari ibintu biri hanze yawe, oya, ni mu mutima wawe nyirizina. Noneho muri uwo mutima wawe, nkuko kuri cya kibambazi ushobora kuhumvira amajwi, kuharebera amashusho, kuhasomera inyuguti, ni kimwe nawe imbere mu mutima. Nuko rero biroroshye rero, kubera ko ari ibya Roho Mutagatifu atari ibyacu. Ntawe ugomba kubikagatiza ngo yumve ko ari umuntu w'igihangange. Kwicisha bugufi muri ibyo ni ingenzi cyane. Ibyo ntawareka kubivuga, ntawareka kubivuga. Hari amabanga akomeye aturenze twese, nta n'ukwiriye kuyumva, nta n'ukwiriye kuyavuga. Niyo mpamvu no kuyagendamo umuntu agomba kuyagendanamo ubwiyoroshye, ntacyo turi cyo rwose. Niba Roho Mutagatifu akongoreye akaguhishurira ibyo arimo yikorera, si wowe urimo kubikora, nta nubwo ari wowe wabishyize mu mutima wawe. Niyo mpamvu rero utagomba kubirata. Niba kandi ubikoze, ntacyo bizakumarira, ntacyo bizakumarira. Ikintu umuntu yahita yongeraho, niba ntuzigere wibeshya ngo niba birimo kukugendekera gutyo ngo nuko nyine wakataje mu butagatifu. Reka da, Roho Mutagatifu ashobora kugutuma, ariko nyine wowe wibereye mu byawe. Ibyo ntawe nabyifuriza, nkuko nakunze kubisubiramo. Babandi Yesu azakubwira ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, ko ntigeze mbamenya. Baba barimo bamubwira ngo twahanuye mu izina ryawe, ngo twakoze ibi mu izina ryawe, twakijije abarwayi mu izina ryawe. Ati nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Ibyo rero Roho Mutagatifu ashyira mu mutima wawe bigomba kugufasha guhinduka mu bwiyoroshye. Nyine hari abo Roho Mutagatifu yahereyeho mu ikoraniro rinini, aho kugira ngo babe umuryango wo kugira ngo iyo ngabire yinjire mu ikoraniro, kuko nicyo Roho Mutagatifu yashakaga. Nta muntu n'umwe Roho Mutagatifu asendera wenyine. Niba yinjiye mu ikoraniro no kugira ngo ryose arisendere, nuko bose buzura Roho Mutagatifu. Ariko akenshi aba yahereyeho yinjira bagiye babera abandi inzitizi yo kugira ngo batigera binjira muri ayo mabanga, aho kuba umuryango wo korohereza abandi, kubabwira ibirimo kubabaho, babwire bati bimeze gutya na gutya. Ahubwo noneho bakigira abashishozi bo kumenya abafite ingabire zinizi n'abatazifite. Ugasanga baraca intege n'abazifite z'ukuri, bityo zikagenda zisinzira nk'uko nabivuze, kubera ko uwo muntu ahita yumva ko ahari birimo kumuvugiramo ari amashitani cyangwa se ari ibitekerezo bye. Yesu rero ababarire buri wese wagize uruhare nk'urwo muri kiliziya ye, maze twese adufashe kuba imiryango Roho Mutagatifu yinjiriramo, yinjira mu ngo zacu, yinjira mu makoraniro dusengeramo, yinjira se mu miryango ya Gisiyo Gatolika dusengeramo. Ingabire y'ubumenyi, Roho Mutagatifu akubwirira mu mutima ibyo ashaka kukubwira. Aha nagira ngo nkubwire ko aho ngaho icyo nisi kibambazi, ikibaho, aho nyine Roho Mutagatifu ashyira ibye mu mutima wawe, ari naho akoresha ashyiramo ibisingizo, ari naho akoresha ashyiramo inyigisho ku bafite ingabire yo kwigisha. Ibyo ngibyo twabizirikanyeho, ku bafite ingabire yo kwigisha. Roho Mutagatifu rero niwe utanga ingabire, akayiha iyo ngabire akayiha uwo yishakiye nuko abishaka.
ariko arashaka kuyitanga kuri bose. Ibyo ngibyo tugomba kubimenya kugira ngo bigirire akamaro bose. Navugaga rero ko iyo ngabire ishamikanye cyangwa se ifitanye isano n'ibisingizo, ku muntu atega amatwi ibisingizo, inyigisho, ibyo byose gutega amatwi Roho Mutagatifu mu mutima we cyakubwira kugira ngo nawe ukivuge. Ubuhanuzi, n'izindi zose n'ibindi byose Roho Mutagatifu ashobora guhishura tutaziye n'amazina. Nyagasani Yesu rero wahawe iyo ngabire agira ngo mutagatifuze n'abandi. Niyo mpamvu wayikoresheje ashaka ishema rye aho gushaka irya Kristo mu buzima bwe, nawe aba arimo yiyangiza niyo ngabire kandi ayangiza ku buryo bwari bwo ku buryo ubu mu mutima wacu. Rero Roho Mutagatifu ashobora kuhashyira ubutumwa. Ubwo butumwa bushobora kuba nkuko nakunze kuvuga, hari abantu b'abahanga mu gushushanya, ariko igishushanyo cye abanza kukibona mu mutima we mbere yo kugishyira ku kibaho cyangwa aho agishushanya. Niba ari ku rutare, niba ari ku rubaho, niba ari ku giti, niba ari hehe, akirebera mu mutima we. Iyo ni impano, ni impano kamere. Roho Mutagatifu rero nawe ubwo buryo bukoresha mu mpano ndenga kamere. Nawe akaba yashushanya ikintu mu mutima wawe, ukabona umuriro ugurumana mu mutima wawe, cyangwa ukabona uruzi, amazi, umusozi se, ururabo se, inyanja se, cyangwa inyamaswa runaka utigeze utekerezaho. Ubu urimo urasenga nkuko Padre Emiliano Taridifu yavuga ngo iyo ngabiriza nkaho ari ikintu kije kukurangaza. Wowe urimo urasenga, ibyo nturimo kubitekereza, ukabona niba umuntu yavuga atyo ikintu kitikuye mu mutima wawe, uruzi wenda rwuzuye rurimo rutwara abantu, rwatwaye byose mu gihe cy'imyuzure. Noneho rero hari ibyo ubona mu mutima wawe, hari n'uburyo bwo kubivuga. Ingabire yo kugeza ni Roho Mutagatifu ubigufashamo nabyo. Iyo utangiye kuvuga ndabona, ugomba kubikora mu isengesho, niko navuga, bunze ubumwe na Roho Mutagatifu, kugira ngo ubwe yivugire icyo kintu akibwira abo bantu ku buryo bushoboka kandi anakibumvishe. Icyo mugomba rero kumenya muri ibi ni uko habaho ingabire yo kuvuga uti nabonye iki, ariko ingabire yo gusobanura icyo ari cyo ni iyindi. Ingabire yo gusobanura icyo ari cyo ni iyindi. Niyo mpamvu ku muzo wa mbere cyangwa se mbere na mbere icyo ugomba guhera ukora si ugushaka gusobanurira abantu ngo buriya ngo arashaka kutubwira iki. Ibyo byihorere, wowe vuga icyo wabonye. Roho Mutagatifu nashaka kuguha igisobanuro cyabyo nabyo ashobora kubiguha, ariko si ugomba kwihutira gukora. Wowe kivuga uko wakibonye nta kindi, cyangwa se uko wacyumvise. Roho Mutagatifu arashobora gukoresha ibyumviro byacu byose kuri ubwo buryo. Hariho nk'umuntu ushobora guhumurirwa n'ibintu binuka cyangwa ibintu bihumura, nta wundi muntu urimo kubyumva. Uwo muntu nyine bigaragara ko bitari hanze ye, kuko bibaye hanze ye n'abandi babyumva, biri mu mutima we. Ni Roho Mutagatifu ufite ubutumwa arimo kumuha.
niba rero yumvise icyo cyuka kibi kiri aho hantu, ese ibyo bisobanura iki? Icyo ni ukubyitondera. Nta muntu ugomba kwihutira gusobanura ibyo Roho Mutagatifu yashyize aho ngaho atari ubwe ubyikoreye, kuko ingabire y'ubumenyi ni ingabire y'ubumenyi navuga nti itandukanye n'ingabire yo gusobanura ibyo wowe wahawe. Ushobora kuzihabwa zombi, cyangwa se kuri icyo kintu ukaba ufite n'igisobanuro cyacyo Roho Mutagatifu yabitanze, ariko siko akenshi bigenda. Ibyo ni kimwe n'abashobora kumva nanone guhabwa nkuko mu buhanuzi ibyo bavuga mu rurimi bo ubwabo batumva. Ko umuntu ashobora kuvuga ibintu atumva ubwe, ariko hakaba undi uri bubisobanure. Ibyo nabyo bibaho. Nkuko uwo muntu we nyirizina nyuma yo kubivuga gutyo ashobora guhabwa igisobanuro cyabyo. Ni Roho Mutagatifu ari byo byose ubikora, kandi akabikorera mu bashaka uko ashaka n'igihe ashakiye. Nyagasani Yezu rero iyo guha iyo ngabire agenda kwigisha no kuyikoresha ku bwa Roho Mutagatifu, gutega amatwi kurushaho uwo Roho Mutagatifu. Reka tuvuge nk'abantu batangiye biyambaje Roho Mutagatifu, batangiye ibisingizo. Ugomba gusingiza uzamura ibiri mu mutima wawe, ibyo Roho Mutagatifu arimo kuhashyira. Ubwo n'uburyo bwo gutega amatwi Roho Mutagatifu. None rero iyo umenyereye kumutega amatwi mu bisingizo, akomeza anakubwira no mu bindi muri ibyo nyine maze kuvuga. Ubwo rero noneho ubwo butumwa bwa Roho Mutagatifu bushobora kuba ijambo, kuko nigeze kuvuga ibyishimo, cyangwa se ishobora kuba inshinga, kubohoka. Ishobora kuba interuro, kandi ukumva ko kubera ko aho ngabo nyine bifitanye isano n'ingabire y'ubuhanuzi, kuko iyo bije nka Yesu akuvugiramo, ukumva ko ari nk'umuntu wakuvugiyemo akubwira ati nge ndurumuri rw'isi, si wowe, ni Yesu. Iryo jambo ntabwo ari mu rwego rw'ingabire y'ubumenyi, ni ingabire y'ubuhanuzi. Kubera ko urimo uravuga amagambo, uravuga mu izina rya Nyagasani Yesu, cyangwa se rya Data, rya Roho Mutagatifu utangaza amagambo ye, cyangwa se ati sinshaka ko mukomeza gusambana. Gusambanya ni mu bigendere kure. Iyo rero urimo gutanga ibyo tuzabivugaho ku ngabire y'ubuhanuzi, niba urimo gutanga ubutumwa wahawe utyo, ntabwo ugomba kubishyira muri ngenga ya gatatu ngo Yesu arimo aratubwira ati cyangwa arifuza ko, oya, bavuga muri ngenga ya mbere uko nyine wabyumvise. Niyo murimo gusengera mu ikoraniro gutyo. Noneho ku ngabire y'ubumenyi uko tuyimenyereye muri rusange, ifite akamaro mu rwego rwo gufasha roho kurokoka, uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 8. Igihe Simoni w'umupfumu yashatse nyine ko intumwa zimurambureho ibiganza ngo nawe agire nyine ububasha bwo kurambura ibiganza ku bandi ngo bahabwe Roho Mutagatifu, ariko ziha amafaranga. Petero amusubiza ati amusubiza mu magambo akarishye cyane, arangije aramubwira ati ndabona mu mutima wawe harimo ubusharire, harimo ububihe. Petero intumwa yamubwiye mu magambo akarishye, turagapfana n'amafaranga yawe, kuko watekereje ko ingabire y'Imana igurwa amafaranga. Nta mugabane, nta n'umurage ufite muri ibi, kuko umutima wawe udatunganiye Imana.
ngaho rero ihane ubwo bugome bwawe kandi utakambire Nyagasani, wenda yakubabarira icyo gitekerezo cyinjiye mu mutima wawe, kuko mbona uri mu ndurwe isharira no mu ngoyi y'icyaha. Mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 18 kugera kwa 23. Ahangaha Petero intumwa mutagatifu aravuga ati kuko mbona uri mu ndurwe isharira no mu ngoyi y'icyaha. Kuko mbona, ubwo buryo Petero intumwa mutagatifu yakoresheje abona ibyo ni ingabire y'ubumenyi. Roho Mutagatifu yamuhishurira, yamweretse umutima wa Simoni. Urabyumva? Noneho kugira ngo mufashe kubohoka, hari rero abantu mu makorano runaka Roho Mutagatifu ahishurira ibyaha by'abandi, atari kugira ngo babajonjore babajoge, ahubwo babafashe guhinduka. Niyo mpamvu iyo ngabire igomba gukoreshwa mu bwiyoroshye kandi no mu bushishozi bukomeye cyane. Niyo umuntu amaze guhishurirwa ibyo ngibyo yagombye gukora iki? Ibyo ari byo byose ushobora guhishurirwa ibyo ku buryo nta zina rigendanye riri kumwe n'uwo, nkuko Simoni byagenze na Petero intumwa ari mu ikoraniro. Ibyo ngibyo nta biroroshye kubivuga, ariko noneho ari umuntu nyirizina urimo urasabira umuntu, urabibonye, uba ugomba gukora iki? Niba uwo muntu amenyereye ibyerekeranye n'ingabire y'ubumenyi biroroshye, ariko niba ari umuntu utamenyereye ibyo ngibyo, ntabwo biri bumufashe kuvuga ngo Roho Mutagatifu anyeretse umutima wawe umeze gutya na gutya. Ugomba kureba uburyo ubikoramo ku buryo umuntu afashwa, iyo roho ikarokoka. Usenga Nyagasani Yezu kizuye umuntu ibi nibi, ariko ntabyo mushinje. Iyo ngabire rero ni zimwe muzifasha abantu kubohoka mu mitima yabo iyo bahuye n'ibintu bimeze gutyo. Tubibona none muri iyo ngabire. Iyo ngabire tuyibona muri Yezu ubwe n'umusamaritanikazi muri Yohani 4, cyangwa se na Natanayeli muri Yohani umutwe wa 1. Igihe abwiye Natanayeli mu mutwe wa 1 ati ukiri munsi y'igiti iki n'iki nakubonaga. Yabanje kumubwira ngo ngo nguyu ngo umwisiraheli ngo utarangwaho uburyarya. Atunzi hehe? Yezu ati utarahura na Filipo uri munsi y'igiti iki n'iki nakubonaga. Umva Yezu Kristo yakoresheje iyo ngabire y'ubumenyi kugira ngo akangure ukwemera kwa Natanayeli, kandi byaramufashije. Kimwe no n'uniya munyasamaritani-kazi wari waje nyine nk'uwiyoberanyije, atangiye kubeshya Yezu. Ati Nyagasani mpa kuri ayo mazi rwose atanga ubugingo nawe kuzagaruka hano. Yezu ati ngaho genda unzanire umugabo wawe maze ngendo banzuza n'umugabo wawe. Ati nta mugabo ngira. Yezu ati uvuze ukuri. Ati kuko uwo muri kumwe ubu ngubu nuwa gatandatu, kandi nawe si uwawe. Umugore nyine Yezu amwereka ubuhabara bwe. Iryo jambo ryinjira nk'inkota mu buzima bwe, yirukanka ajya guhamagara abandi ngo baze biyumvire uwo nguwo mufashije kuri ubwo buryo, kandi yemeza guhinduka. Abo rero Yezu iyo ngabire ni ukugira ngo nyine bafashe abandi gusohoka mu mwijima w'ibyaha. Iyo ngabire y'ubumenyi irafasha muri ubwo buryo. Ifasha rero mu gihe abantu tuvuge nka mu matsinda yakira abantu no kubatega amatwi. Iyo ngabire irakora cyane, ndetse rimwe na rimwe Roho Mutagatifu akorera muri abo bantu batabizi, akazajya kubimenya hashize igihe ko iyo ngabire yayibahaye.
bakiyambaza Roho Mutagatifu, batangira gusenga, bagatangira kuvuga ubuzima bw'uwo muntu, nta kintu yababwiye, kugira ngo umuntu akanguke ati burya baranze, ese tuzi ko ninjye mwavugaga, ni Roho Mutagatifu rero ushaka kuguhindura, ibyo byose ninjye, ese mwari munzi se, hari uwabambwiye, kugira ngo umuntu akanguke, amenye ko Yezu Kristo ari inzira, ukuri n'ubugingo, amumenye, ahure nawe, amwakire Yezu. Iyo ngabire rero ahandi ukoreshwa ni mu masengesho yo gusabira abarwayi. Igihe Yezu ahishurira abantu bamwe ibyo arimo akora, noneho rero ibyo ngibyo byo bikorwa bite? Ni ku buryo bumwe navuze, kimwe no kuri uriya muntu niho barimo basabira muntu. Roho Mutagatifu ashobora guhishurira umuntu, kabona umuntu wicaye ku mugezi ushaka kwiroha, umugezi wuzuye ashaka kuwirohamo, akagira ubwoba, agasubira inyuma. Ese Roho Mutagatifu rero akaba ashaka kwerekana ko uwo muntu yagerageje kenshi kwiyahura, yiroha muri Nyabarongo cyangwa se mu yandi mazi, ariko ntabikore, ko afite ikibazo, afite indwara yo gushaka kwiyahura. Bityo uwo muntu mu masengesho y'agasenga asenya cyangwa yirukana roho mbi yo kwiyahura, yiroha mu mazi. Ariko noneho ubwo ni mu rwego nyine mu rwego rwo igihe abantu basabira umuntu umwe cyangwa se mu ikoraniro. Ariko noneho mu gihe cy'isengesho yo gusabira abarwayi, Roho Mutagatifu arabagenda ahishurira ibyo Yezu Kristo arimo gukora muri iyo ngabire. Noneho byo nkuko twigeze kubivuga mu nyigisho mwasanga kuri uyu muyoboro, mu mutima we uwo muntu akabona urugingo rurwaye. Hariho nk'ibintu nyine bimwe biba bikomeye, niba ari amenyo yo biroroshye, ashobora kugenda yerekwa ingingo Yezu arimo akiza, amajuru, amasho, ingingo zose, kandi nta na rumwe rusigaye. Niba Yezu arimo azikiza, ubwo ni uburyo bumwe bw'ukuntu iyo ngabire ikora. Ubundi kugenda yumva amazuru, umva ko ijwi umuntu rwose akubwiye ku buryo amazuru, ingo zashaka gusenyuka, umugore wari ugiye gukuramo inda, umuntu utasinziraga, ibitotsi, umugongo, iyo byose nyine ko Yezu arimo gukiza abo bantu. Ntabwo Roho Mutagatifu ababwira umuntu w'injiji, ntabwo atondagura inshinga zose ngo zirangize. Mu ngabire y'ubuhanuzi navuze kuriya niho amagambo aba ari aho nyine yuzuye, interuro yuzuye. Ariko mu ngabire y'ubumenyi kuri ubwo buryo haza ushobora kuza ijambo rimwe gusa, ariko ricomekanye n'andi. Uwo muntu yakurura nkuko nka twa dutambaro tuba turi mu gapaki, wakurura kamwe n'utundi tukaza, iyo asohoye ijambo rivuga ngo amenyo, Roho Mutagatifu agahita acomeka iryo jambo n'amenyo ku umuntu wakuwe amenyo, bikamugirira ingaruka kubera ko batayamukuye neza. None nyine imisaya ikaba yarabyimbye, biki byose, kandi nta kundi bashobora kumugira. Yezu Kristo akaba arimo akiza uwo muntu ufite icyo kibazo. Ubwo rero mu gihe cyo gutangaza ubwo butumwa, nanone Roho Mutagatifu arakora nkuko ndimo mbivuga. Nyagasani Yezu Kristo rero iyo ngabire ayikoresha byinshi byo kugira ngo abantu barusheho kumwemera Yezu. Niyo mpamvu kano kanya tugiye kuyisaba
ibisobanuro twayitanzeho nta gushidikanya ntibihagije kuko niyobera rirenze imyumvire, ariko umuntu waba yifitemo ibi ngibi ahubwo navuze byinshi kuko nyine ahita abyumva abyiyumvamo. Nyagasani Yesu Kristo rero iyo ngabire ayibuganize mu mitima y'abantu bose bari kuri uyu murongo, maze bashobora kumumenya kurushaho no kumumenyesha abandi, kandi uwo muriro w'iyo ngabire umanukire no ku isi yose. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka.